Ati nongeye kukwiyegereza uruno mwanya kugira ngo tubane. Nashima kuko komeje kudukurikirana ko kwenda uko bwije ibiganiro byacu bitandukanye. Wewe utarakora subscribe ndagusaba kuyikora, cyangwa se wowe utari abona ndagusaba kuko wadushigikira ugakanda kugira ngo tuzatubana mu biganiro byacu. Tubafitiye byinshi byiza kandi bizofasha imitima yawe. Hari ibintu nshaka kubwira. Satani niwe mwanzi w'ubuzima bwawe. Satani nta munsi n'umwe azigera gukunda. Satani yashaka gufata umuntu, hari ibintu bigera kuri bingahe azagerageza kugira ngo abashe kubiba mu muntu. Kandi ibyo bintu iyo bimaze kugera mu muntu, ni ukuvuga ngo Satani aba agufite mu biganza. Ikintu cya mbere Satani azashobora kugira ngo kibashe kugera mu muntu, kugira ngo abashe gufata umuntu, ni iterabwoba. Satani yamaze kukwinjiza mu iterabwoba, waba urwaye ukabona ya ndwara kuko ari ifite uburemere, ukabona kuko ari mu igare ryawe iyo ndwara yo kukwica, ni ukuvuga ngo Satani aba yamaze kukwinjiza nk'uko, cyangwa se akakwinjiza nk'ubwoba bwo gutinya ubuzima. Muri wewe nimba utunze mu bwoba, uzumenye kuko Satani yamaze kubibamo ikiziriko gikomeye, ni ukuvuga ngo yaraguhambiriye. Icyongeyeho kutizera. Satani iyo ashaka gufata umuntu azamumaramo kwizera. Kandi buriya kwizera ni intwaro ikomeye. Iyo muri wowe udafite kwizera, ni ukuvuga ngo wahura n'ikibazo ukabona ko ikibazo cyawe ari cyo kiremereye, ukibagirwa ibindi Imana yagiye igufasha, aho ngaho Satani aba amaze kugufata. Cyongeyeho Satani yamaze kwinjira mu kanwa kawe, akanwa kawe kakaba gusa ko kwatura ibibazo gusa, ukabona ko ibintu byose ntacyo ushoboye, ukazubwira abantu ukaganya, ukaba umuntu wo kuganya. Satani yamaze kugufata. Ariko reka nkubwire ngo muri wewe ni wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Urufunguzo rw'ubuzima bwawe ni wowe ubufite. Niwatura neza mu kanwa kawe uzibohora. Nusenya iterabwoba riri muri wewe, ukarema kwizera muri wewe, kubwije ukuri ubuzima bwawe buzohambuka. Kandi nimba urwara, iyo ndwara izohambuka. Mu yandi magambo, ni wewe wishe wenyine, ni wewe utumye kutagera ku ntsinzi. Ariko kanguka wature ibintu bizima. Nimba urwara, wature gukira muri wewe. Reka turangize dusenga. Mana, nkweretse uyu muntu wamaze kwijirwa n'ubwihebe, uyu muntu wamaze kwinjiramo iterabwoba rya Satani rimumaramo kwizera. Uyu munsi wa none ndaremye kwizera muri we. Kandi Data, imbaraga z'umwuka wawe zikora imirimo n'ibitangaza, umugenderera kubone ku manywa na nijoro. Uzuri ibyiwe Mana, uburwayi bumurimo, mu izina rya Yesu Kristo natuye gukira ku buzima bwiwe. Uhereye amasaha Mana, amenye kuko Satani nta mbaraga afite ku buzima bwiwe. Ndabuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Habwe icubahiro kuko rero gikwiriye Mana, mugenderere umusura kubw'imbaraga z'ubushobozi bwa Yesu. Amen. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.